Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda aho muri hose ibyo mukora byose. Reka tubifurize ikaze kandi mu byo mukora. Ndabizi neza ko benshi mwatangiye imirimo, abandi kandi muyigeze kure, abandi kandi muri mu nzira zo kwigana. Mu iki gitondo rero nje kutuganire ku muryango kandi umuryango ubugizwe n'abantu bagera kuri batatu. Burya niyo mwa muri 10 ariko mu mibare igize umuryango tuba ko muri batatu: umugabo, umugore ndetse n'abana. Ariko uyu munsi ndibanda ku gikorwa gikunze guhuza abagabo ndetse n'abagore muri rusange, cyangwa se gikunda guhuza umusore n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umugore igihe byumvikanywe. Benshi ntabwo dukunda guha agaciro ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu muryango cyangwa se bikorerwa hagati y'umugore n'umugabo, cyane cyane kuba byemewe n'amategeko cyangwa se igihe babana babyumvikanyeho runaka. Rero reka uyu munsi tuganire ku kintu gikunze gushwanisha umugabo n'umugore cyangwa se kigashwanisha abashakanye, ugasanga umunsi ku munsi divorce zirazamuka ariko bitewe n'amakosa rimwe n'imwe bitazwi. Ariko ndagira ngo umunsi turenereho akamaro ka kimwe mu byo bapfa, ndavuga icyo bita imibonano mpuzabitsina. Ese ubundi kuba wakora imibonano mpuzabitsina uri umusore cyangwa se umukobwa biremewe, cyangwa se igihe umugore n'umugabo mwakoze imibonano mpuzabitsina bizamara akahe kamaro? Ariko ndagira ngo we uri kuze kureba iyi video cyangwa se ukunze kumva iyi video, nyaboneka ujye uba hafi abana batoya cyane babangavu, ubirinde icyo bita ibikorwa bitandukanye cyane cyane bashora mu mibonano mpuzabitsina, kuko aka kanya tuvugana barugarijwe kandi baregerewe cyane, kuko abana benshi cyane bamaze kuba bafatwa ndetse no guterwa inda zitateganyijwe kandi bari munsi y'imyaka yateganyijwe kuba bakora icyo bita mariage. Uru rubyiruko kandi ndetse n'abana muri rusange aho bari hose mu gihugu gitandukanye ni ikibazo gikomeje kuba cyateza inkeke, kuko yaba amashuri yabarahagarara, yaba n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nazo zikazamuka kandi zikabugariza imiryango imwe n'imwe, kandi igenda ibaha akato. Ugasanga umwana w'imyaka 12 ahetse undi mwana w'umwaka, cyangwa se afite imyaka 15 ahetse undi mwana w'umwaka n'amezi. Ukumva ko ari ibibazo bikomeye cyane. Ni inama twatanga gusa reka twigarukire rero ku byiza bigera kuri 15 taruzi bigaragazwa ndetse n'abahanga mu byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ese ku buzima bwa muntu bimara iki, bigenda gute? Ndabinyuramo kugira ngo nawe byumve. Gusa ibigera ku 50 cyangwa se kuri 70 ni byinshi cyane, ariko ndavugamo 15 byonyine, kuko ibindi nawe wagenda ukabisoma mu binyamakuru bitandukanye, nk'uko kandi tubikesha urubuga rwa webmd.com/sex relationship, ubushakashatsi bwakozwe ndetse n'abahanga bo mu gihugu cy'Ubwongereza bunakorwa kandi bwerekanye ko imibonano mpuzabitsina ari ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Muri ibyo byiza kandi byo gutera akabariro nibura gatatu mu cyumweru biba bihagije. Ntabwo ari ngombwa buri munsi cyangwa se buri saha, oya, byibura inshuro 3 mu cyumweru biba bihagije ku muntu ubyemewe n'amategeko. Gutera rero neza k'umutima no gutembera neza kw'amaraso bita blood circulation ndetse na heartbeat babikorwa neza. Mu gihe kandi cyo gutera akabariro bavuga ko umutima utera kuva kuri 70 ku munota kugeza ku inshuro 150. Ibi rero kandi bikaba ari byiza ku mutima kuba uri gukora cyane. Gutera kandi akabariro inshuro zigeze kuri 3 mu gihe kingana n'icyumweru. Nkuko rero tubikesha urubuga rukomeza bivugwa ko imibonano mpuzabitsina ari myiza cyane kandi ifite akamaro cyane. Reka tuvuge kuri iki cya mbere. Niba uri kumva ikiganiro kandi ukaba ugitangiye kuri YouTube channel cyangwa se kuri televiziyo yanyu yitwa Biza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga turi kuri Biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoresha maze ibiganiro byacu by'ubuzima ndetse n'iby'urukundo, documentaire na politique byose tukubigezeho umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimimana. Ikintu cya mbere rero nifuza ko twaganira gutera akabariro, akamaro kabyo nuko gutera neza ku mutima ndetse no gutembera neza kw'amaraso, heartbeat ndetse na blood circulation bikorwa neza. Mu gihe rero cyo gutera akabariro bavuga ko umutima utera kuva ku inshuro ya 70 ku munota kugeza ku inshuro 150. Ibi kandi
rero bikaba ari byiza cyane ku mutima wa muntu. Gutera kandi akabariro inshuro zigeze kuri 3 mu cyumweru ngo bigabanya kuribwa umutima ku kigeranyo kigera kuri 50%, kandi bavuga ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hakoreshwa umwuka mwinshi, bityo rero bikaba ari byiza kuko hakoreshwa umwuka mwiza mwinshi cyane uzwi ku izina rya oxygen. Igihe iyo uri gukora iki gikorwa, oxygen ibiri kwinjira mu buzima bwawe cyangwa se mu mubiri wawe, mu gihe wa mwuka mubi uno gusohora n'imyanda at the same time carbon dioxide usohoka hanze, bityo umutima wawe ukaza gutera neza. Ikindi cya kabiri, hakabaho icyo bita imiterere myiza ni ibyiyumvo mu buzima bigenda neza iyo habayeho gutera akabariro. Aha n'ubushakashatsi kandi bukomeza bwerekana ko gutera akabariro bitanga umunezero kurenza ubwo uwo wahabwa ndetse nuko wagira amafaranga menshi, kandi ngo bitanga ubuzima buzuye ndetse bukaba burimo ibyishimo bihagije. Icya gatatu, imibonano mpuzabitsina igabanya umunaniro cyangwa se guhangayika, icyo bita stress decretion cyangwa se stress zikagenda zigabanuka maze ubuzima bwawe bukagenda neza. Aha kandi bavuga ko abantu bagira itiro uko bikwiye kandi byiyumvamo cyangwa se biyumvamo umutuzo iteka ari babandi badaheruka cyangwa se biyumva neza, ntabwo bameze nk'abandi badaheruka akabariro. Urumva ko imibonano mpuzabitsina rero ugabanya umunaniro cyangwa se stress ukanasinzira neza ukumva utuje. Ikindi cya kane, gutera akabariro nibura 3 mu cyumweru ngo bitera kugira uruhu rwiza, uruhu kugenda neza, byo kusanga ufite uruhu rukanye rw'umukaya cyangwa se bakuvuga ngo urimo amatarasi, ibyo ntabwo bikozwe. Mu gihe rero nk'iki cyangwa se mu gihe nk'iki gikorwa, umugore ngo iyo ongera inshuro 2 imisemburo ituma umusatsi we ushashagirana, kandi ngo ibi bigaterwa nuko uruhu rwe rugenda rworoha ruba cyangwa se ruba ryiza cyane. Rero iyo ukoza imibonano mpuzabitsina, umugore urumva ko umubiri we wongera ukaba usenyuka mwiza cyane. Imibonano mpuzabitsina kandi ikozwe neza mu rugero yongera uburambe, icyo bita kuramba k'umubiri. Ubundi kandi ubushakashatsi bwakozwe mbere y'ubu ngo bwerekanye ko imibonano mpuzabitsina yongera uburambe, kandi ngo upfakara ukiri muto ntiwongere gukora imibonano mpuzabitsina bigabanya ubukana bw'iyi mikaya, kandi bigatuma wasaza vuba cyane kubera ko urumva ntabwo ugikora raporo sexuelle. Ikindi cya gatandatu nifuza ko wamenya nuko gutera akabariro mu rugero bifasha umubiri wawe guhumeka neza, icyo bita blood breathing cyangwa se icyo bita respiration bikakurwa neza, ibihaha byawe bikagenda neza. Ibyiyugo cyangwa se ibyo rero biterwa nuko hariho gukorwa imibonano mpuzabitsina, bituma habaho guhumeka kw'itwenge cyangwa se kw'itwenge tukaba twenge tw'uruhu tukaba twaba open, then tumaze ko open ibyuya birasohoka cyane, bigatera rero kugira uruhu rwiza ruyaga, kandi ngo bigabanya amahirwe y'uko umuntu yakwandura indwara z'uruhu kandi zitandukanye. Ikindi cya karindwi nuko iyo bikozwe neza kandi mu rugero bifasha kugira ingano nziza cyane, size yawe ikagenda mbese ukagira tayi nziza cyane. Gukorera imibonano mpuzabitsina rero bishobora kugutera kuba wahorana ingano inejeje kandi neza cyane, bitewe no kugenda umuntu akoresha imbaraga zituma atakaza bimwe mu byatuma atagaragara neza. Aha kandi bavuga ko mu minota 20 byibura buri icyumweru itwara imbaraga zingana na 7,500 buri mwaka. Umuntu kandi yagiranya n'imbaraga umuntu ukora imyitozo yo kwiruka yakoresheje yirutse kilometero byibura 120. Urumva ko naho wo ubugaragaza icyo bita cyangwa se ko ibikorwa bimeze nka siporo muri rusange, koze nka siporo de masse nyaboneka ntabwo byoroshye. Ikindi cya 8, imibonano mpuzabitsina ikomeza nuko ikindi cya 8 nuko imibonano mpuzabitsina ikomeza imikaya. Aha kandi ariko ngo byaterwa nuko igikorwa cyagiye gikorwa. Bavuga kandi imibonano mpuzabitsina yakozwe neza mu gitanda ngo ikomeza imikaya kandi ikagira ibyikora cyane, ndetse ikagenda ikomeza n'amatako kuva muno mu gatuza, ndetse kandi n'amaboko y'umuntu akagenda akomera. Aha kandi bakongera ko bikomeza amagufwa y'urutirigongo muri rusange, kandi ntacyo bitwaye kandi
iyo ubikoze neza cyane bikomeza kugenda bikorwa neza umunsi ku munsi. Ikindi kintu cya 9 kirakorwa cyane kandi kiba ari cyiza cyane kuba abyemeye cyangwa se hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se kuba bagiye gukora icyo bita imibonano mpuzabitsina. Nyaboneka nimvuga ibi ngibi mujye mwibuka ko imibonano mpuzabitsina igomba gukorwa neza igihe ikingiwe cyangwa se ku mugore n'umugabo babyemewe ntacyo bitwaye. Kugaragaza neza cyangwa se kuba sexy iba biterwa nuko bakoze imibonano mpuzabitsina kandi neza. Gukora imibonano mpuzabitsina ngo kenshi bituma ukurura cyangwa se ugaragara neza abo mudahuje igitsina. Urumva niba uri umukobwa ukaba ugaragara neza cyangwa se niba uri umusore ukaba ugaragara neza. Ikindi cya 10 nuko gukora imibonano mpuzabitsina byongera imbaraga imyanya myiyumviro y'umubiri kandi w'umuntu cyane cyane umurirwa kumva breathing cyangwa se cyo bita smile ndetse no kuba nauseous cyangwa se kuba uhumurirwa neza biragenda bikiyongera. Aha kandi bavuga ko nyuma yo kurangiza hahita habaho imisemburo itera ubwonko kurema udutsi duto cyane cyane dutuma umuntu ahumurirwa birushijeho ko yarasanzwe ahumurirwa. Icya 11 nuko gutera akabariro bigabanya ububabare bw'umubiri. Pain y'umubiri iragabanuka kandi umubiri wawe ukomeza ukatembera neza cyane bitewe n'aya maraso ari kugenda yirukanka mu mubiri. Gutera akabariro rero neza ngo bigabanya ububabare bw'umubiri inshuro zigeza kuri 10 ugereranyije n'ibindi bitandukanye nk'imiti ya painkiller cyangwa se antibiotic uba wagiye ufata. Iyi miti kandi abantu bakunze kunywa ngo bagabanye ububabare, ibi ngibi rero wakoze sex neza irabigabanya cyane. Aha kandi bakomeza bavuga ko bigabanya kurwara umutwe, ugasanga umuntu umutwe udakira buri munsi. Nyaboneka kenshi jya ubanza usuzume urebe impamvu y'ibitero. Cya 12 gutera akabariro bifasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Nyaboneka gusomana nk'igikorwa kibanziriza imibonano mpuzabitsina byongera imvura z'amacandwe cyo bita salivary gland, ziba zakoze icyo bita zivura icyo bita cyangwa se zisecreting icyo bita saliva. Izo nazo zikaza gufasha mu kanwa kugira ngo hakomeze hakorwe neza, bityo rero akabasha gusukura neza mu kanwa ndetse no hagati y'amenyo. Bikandi bitera ingaruka nziza cyane zo kutarwara amenyo no gutuma mu kanwa hahumura neza. Icya 13 birinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye ziza ku mugabo cyangwa se ku mugore. Imibonano mpuzabitsina kandi ikozwe neza cyane ngo birinda indwara zimwe na zimwe nka asima ndetse n'uburima. Ikindi kandi ngo bigabanya ndetse n'umuriro wo ku rwego rwo hejuru cyo bita fever kagenda ideclining cyangwa se kagenda igabanya. Ikindi cya 14 bifasha gusinzira neza, ugasinzira neza sleeping neza mu ijoro, ukabasinzira neza kumanuka wasinzira neza kuko nuko ngo batakaje imbaraga zitandukanye, imyanda yasohotse umubiri wa rero ugiye gusinzira neza karukaruka neza. Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina rero cyane nimugoroba ngo byaba bituma umuntu agira ibitotsi byiza cyane bitewe nuko umubiri uwe uba witeguye kuba wasinzira kandi umubiri we uba watekanye nta kibazo, nta stress afite muri we. Icya 15 nshaka kuba nasoreza mu biganiro bitandukanye bya buri munsi bicanga nuko cya 15 ngo bifasha mu kanwa cyangwa se mu kurwanya kanseri y'umubiri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gukora imibonano mpuzabitsina neza cyane byibura inshuro 3 mu cyumweru ngo byaba birwanya kanseri zitandukanye mu mubiri. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abagabo basohora inshuro hagati ya 13 ndetse na 20 mu kwezi bafite amahirwe angana 14% yo kutarwara kanseri yo mu dusabo tw'inanga. Byerekanye ko kandi ko gusohora kuva ku nshuro 21 kuzamura buri kwezi ngo bigabanya amahirwe yo kurwara kanseri mu mahirwe angana na 33%. Bakomeza kandi bagaragaza ko kugira ngo imisemburo y'imyanya ndangagitsina iri ku rugero rw'ikirenga ngo bishobora kuba bimwe kandi mu byatera amahirwe yo kurwanya kanseri. Gusa ahaga barangiza berekana ko bamwe na bamwe mu badakora imibonano mpuzabitsina neza bagira ibyago byo kuburiramo ubuzima bubi, ndetse aha kandi bakabibanda cyane nk'igihe umugore atabashije kurangiza kuko ngo bimuviramo gusohora cyangwa se guhorana ibibazo bitandukanye mu mikorere y'umubiri. Ikindi kandi
ni ngombwa ko umugore umutegura ukamutereta ukamuganiriza mukabanza kuganira ku gikorwa mugiye gukora. Nta mpamvu yo kuza kumuhohotera cyangwa se kuma ngo ryama hariya cyangwa se rya hariya, ugomba kumutegura. Ikindi kandi bagaragaza buryo ki iyo mwamaze kwitegura mwabiganiriho birafasha kuko bituma mwemera mu gikorwa kandi mwese mukemeranyije bityo cya gikorwa kikaza kugenda neza. Ngayo nguko umuryango rero nta mpamvu yo gushwana bya hato na hato bya buri munsi. Nyamuneka wike ingingo natangiriyeho yo kurinda abana bakiri batoya cyane bari mu minsi y'imyaka y'ubukure, kuba bagomba kwirinda bakomeje kubahoterwa basambanywa umunsi ku munsi kandi bagaterwa inda zitateganyijwe, ndetse no kuba bandura indwara zitandukanye zinjira mu mibonano mpuzabitsina idatingiye. Ni ngombwa rero nahawe kugira ngo turwanye icyo kibazo ndetse n'ibyo bibazo byubagarije umuryango. Nyamuneka umwana nahohoterwa bigaragaza ubuyobozi cyangwa se nyamuneka mugane ubuyobozi bwegere kugira ngo umwana arenganurwe. Nitwa Eric Nshimimana, nari ndeguza nawe utaha.